wanyeretse ishusho y'ukuri k'urukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binturamo, impuhwe ugira n'iz'abaziranenge, bizwi na buhoro ukiza amarira. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha, bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Gusura bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese yanyakiriye, urabyumva babanye natwe hagati y'abantu abana twishyize imbere igihugu twashyize imbere nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha, bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjemo. Niyo ndyamye ntakubonye, ntakubonye, byanze bikunze ndakurota. kandi bakarwereka Nyagasani. Turishimira ko bibutse ko bagiye gushushanya urukundo Kristo yakunze Kiliziya, maze nabo bakarwerekana hagati yabo. Turishima kandi ko uyu munsi wahuriranye n'umunsi w'umuryango. Umuryango bikaba bivuze ikintu gikomeye, niho duhererwa uburere bw'ibanze, niho duhererwa uburere bwo kubana n'abandi, niho duhererwa uburere bwo kubana n'Imana. Bivuga ko umuryango ni isoko y'ubuzima ku mpande zose, ku buryo bw'umubiri no ku buryo bwa roho. Icyo twifuriza aba bantu uyu munsi ni ukugira ngo urugo rwabo Nyagasani azarubere umutware w'ikirenga, abahe kumvikana, abahe kubana, abahe gufashanya. Ariko by'umwihariko icyo tubasabira, dusabira n'abandi bose baje babashagaye kandi twese dukomoka mu ngo, ni ukugira ngo aba bana bajye birukana ko impano ya mbere buri wese agenera n'undi ari ukumubabarira ubuziraherezo. Uwo mugiye kubana ni umuntu nkawe, ntabwo ari umumarayika. Nk'uko umuntu yibabarira iyo yicumuye, ni nako nawe bagukangurira kubana no kubabarira n'uwo mugiye kubana. Ni umwitozo ukomeye
ariko n'ugira urujyano rw'ubuzima niwe bitanga umunezero. N'ibyo tubasabira, n'ibyo tubifuriza, urugo rwanyu, ingo zanyu zizabere itara abazazireba bose, zizababere urugo rw'ibyishimo ndetse n'umunezero. Natwe turi mu kiliziya ikiri mu rugendo, twisabire kugira ngo twunge ubumwe na Kristo wadukunze akatwitangira kugira ngo turonke ubuzima cyangwa se duhonoke urupfu rwa burundu. Bavandimwe, nimucyo twange ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima mwiza, umutima ko gusukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu muri iki giteka, mu bamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Mana yacu, wewe washatse ko urugo rutagatifu rw'i Nazareti rutubera urugero rw'agatangaza,
gira impuhwe ko no mu ngo zacu haganza imigenzo myiza irangwa n'umubano n'urukundo, maze tuzashobore kugororerwa umunezero w'iteka. Kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ku bantu baje batugana, mugirire ko nibura twubaha Kiliziya kubera taburi na koro. Abageni mwicaye. Uyu azitwa umugore kuko mu mugabo ari havuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira, arahabakiriza. Nuko abafarisayo baramwegera bamubaza bamwinja bati, ese biremeye ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa? Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ati kanaka akunda iki ngiki, nyirakanaka akunda ibi ngibi. Iryo jambo rya gatatu baryita eros. Bageni rero, dore urukundo muhamagarirwa n'uru ni agapeo. Nimwibwire ko mwarugezeho burundu, rurigwa. Nanjye urubabwira ndarwiga umunsi ku munsi kuko rushushanya Imana. Kandi nubwo ndwiga nzi neza ko nta busendere mfite kubwa Nyagasani wabazanye hano. Ni nayo mpamvu umunsi ku munsi icyo nsabwa ni ukwivugurura kugira ngo nibura ngire aho ngera mu bijyanye n'urukundo. Urwo ni agapeo. Hanyuma rero icyo tubifuriza uyu munsi ni ikihe? Aba bana ntabwo ari intungane, nk'uko bahagaze imbere n'undi wenda uri ahandi hantu nawe atari intungane. Ubutungane bwacu tubugiranye n'ubutungane bw'uwaduhanze akadushyira kuri iyi si.
aba bana icyo tubasaba ni ukubabarirana ubuziraherezo, buri wese azaha undi iyo kado. Akenshi iyo habaye mariage, subiramo iryo jambo, kubabarira mugenzi wawe ubuziraherezo nk'uko nawe ubwawe wibabarira ku giti cyawe. Impamvu ni iyihe? Tubishingira ku muntu witwa Petero, intumwa Yezu yakundaga. Petero niwe wegereye Yezu aramubaza ati, Nyagasani, mugenzi wanjye nanshumuraho nzamubabarire kangahe? Yezu ati, Petero, sinkubwiye ngo uzamubabarire 7 nk'uko usanzwe ubizi, ahubwo uzamubabarire 77, bisobanura ngo uzamubabarire ubuziraherezo. N'uwo mugiye kubana uzamubabarire ubuziraherezo. Tuzirikane ko 7 mu gihe bureyi bivuga cyuzuye, gisendereye, gihagije. 70 ntabwo kuba, ahubwo bivuga ubuziraherezo. Ngiyo kado muzatanga. Icya kabiri gishingiye kuri uyu muryango, mwaje imbere mu kiliziya, mwegera ritari, shambure yanyu aho murara niho mufashiriza Imana kurema, ni naho mujya imigambi yanyu yose. Muzahagire shapeli ya kabiri. Bageni mwasinziriye, muzahagire shapeli ya kabiri, muzahubahe. Ntabwo ari aho kubika imitungo yihariye yanyu, naho muzahesha agaciro. Kandi kirazira n'abandi bose babyumvireho, nta wundi uzaturuka ikantarange ngo aze kuhavogera akwereka urukundo rusumbye uwo mwashakanye, ngo nurangiza ngo ubyemere. Muzahubahe. Muri iki gitambo cy'Ukarisitiya rero turabihuza n'umunsi mukuru w'urugo rutagatifu, Yozefu, Bikira Mariya na Yesu. Muzabiga ingero n'ingendo, mu muture urugo rwanyu Nyagasani, abazabareba bose bazishimire ko mwashakanye koko. Muhaguruke dutangire isakaramentu ryo gushyingirwa. Nyagasani Yezu abane nawe. Kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaseridoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye, Kristo ararusengereza imigisha ye, ararukuza kandi arukomeresha isakaramentu mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku bw'abatisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu rero imbere y'ikoraniro ry'abakristo ushaka kubabaza ngo mubwire ko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu, bitarimo agaruka baturuka ku bandi, ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana mu Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye, kandi bakabareza Kristo. Ibyo murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byaha. Ibyo murabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa bitagatifu, nimuhane ibiganza, maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Yewe afatanyije intego wowe Habimana Ana mbere umugore, kandi musezeranyije ko azaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba uri muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Thank you.
nikomeze isezerano mugiranye uruhare rwa kiliziya kandi basengereza umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntapfe gutandukanya. Ubona none musenge bucece muzirikana ukuntu Imana ibagiriye. Izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere ya isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana. Habimana Ana akira amanutse ikimenyetso cy'urukundo rw'ubudahemuka dusezeranye izina ry'Imana Data, Umwana na Roho Mutagatifu. None rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye. Tugiye kwibukira dufatanye isengesho. Nyagasani waduhamagariye gushinga urugo, duha inema yo kurwubakana urukundo rwawe. Tuzakirana umutima mwiza bazatugenderera bose, kandi ruzaba uburuhukiro bw'abafite intimba. Dutoze gufashanya tujye mbere dushyigikiwe nawe. Dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu. Dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amagorwa yacu. Dutoze gufasha abantu uzaduha kukuyoboka. Maze rero Nyagasani we rukundo ruzima, tugushimira urukundo waduhaye, kandi tugusabye kurudukomereza. Amen.
ngusabe kugira ngo igitambo cyanjye n'icyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani duhereje igitambo cyo kukwitwaraho, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo ugirire amasengesho Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu, maze ingo zacu uzitere gukomera mu bucuti bwawe no mu mahoro. Ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu abane namwe. Imitima yanyu mukingira ijuru. Dushimire Nyagasani ari Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka, ku bwa Kristo umwami wacu. Muri we uyu munsi hagaragaye umubano w'agatangaza dukesha umukiro. Koko rero igihe ijambo wawe yemeye kamere yacu n'intege nke zayo akazigira ize, muntu wahanganywe kuzapfa yahawe ishema ry'ikirenga, ndetse ubwo busabane bw'agatangaza buduha twese kugira ubugingo bw'iteka. Nicyo gitumye n'imitwe y'abamarayika twese hamwe tukurata twishimye, tuvuga ubudahwema tuti: none rero mubyeyi wacu, none duteraniye imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi muhire isi yose yaronseho umukiza Yezu Kristu, imubyariwe n'umubyeyi Bikira Mariya ataretse kugumana ikuzo ry'ubusugi. None rero mubyeyi wacu, turagusaba twisunze uwo mucunguzi wacu ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati, arashimira, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro, nanone arashimira, nuko yihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo,
hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyoyagore ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anoni Kambanda n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani, wibuke kandi aba bageni bacu Placide Ndengeyingabo na Betty Igabeganza, Celestin Safari na Anastasia Habimana, Olivier Ndakemwa. Niwe wabafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo, ubahe no kuzagira abantu uko babyifuza, kandi neza yawe ibahe kuramba mu munezero no mu mahoro. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu Mutagatifu umugabo we, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka, kandi ubwo akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Nyagasani, turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, wewe wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro, kandi uyibumbire mu bumwe, wowe uwo ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu.
First time I laid my eyes on you was the same time I fell in love with you. Na nikajiuliza, hivi kweli viumbe kama we wapo tena? Numvise nabonye urukundo kwinshi, ariko wowe my baby, oh my sweet love, uratandukanye. Oh yeah, uratandukanye. With you baby I feel love, I live love. Pamoja na wewe mapenzi na ya feel. I live a love, I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live love with you. I live love with you. Now I agree your love is enough cause of your love. Unera kugukunda mami, numva nasara. Nzakora uko nshoboye ubeho wishimye. Burya iyo nsekeye ntacyo nabinganya. Ni wowe rukundo wanyigishije gukunda. Oh yeah, gukunda for real. I live a love, I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live love with you. I live love with you. I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live a love, I feel the love with you. I live love with you. I live love with you.
narakurebye ndakwitegereza nasanze uri mwiza wararezwe neza none utangiye kuzana imico mibi mugenzi we narakurebye ndakwitegereza nasanze uri mwiza wararezwe neza none utangiye kuzana imico mibi mugenzi we
tuzanye hano mu muhango wo gutwikurura abana bacu twashyingiye Safari na Anne, tukaba twagira ngo ababyeyi bari hano muhe abana amata. Fatanye ba nyirasenge cyangwa twikundire murakomeze n'abana bakomeze. Kera rero aya muco tutagikora tutakijyanye n'igihe. Kera bakataga amasunzu bakagira gute ibintu bagiye mu mashini, ibyo ntitukibikora, ahubwo habaho umuntu agatera isengesho tugasenga bikaba birarangiye. Bagasoma amaherezo y'ibyo basoma barangiza baraniza abantu. Hanyuma tugushimiye kuri Imana yacu natwe tukabona abanye natwe barengeze mu rugendo rwacu, baraturinze batuzigama. Uyu munsi muzatugerejemo turagushimira ko tugezeho tuba amahoro, muhabwe icyubahiro. Tubaye amata abana bacu, amata ni umugisha, tubasabiye umugisha uhoraho, umugisha w'iteka Mana, mujye ubana nabo ku manywa na nijoro, kandi Imana ibagubwe neza. Bakoze Mana kuri uru ruhande rwabo, kandi imbere nta mubisha, icyubahiro kibi cyane mu izina rya Yesu. mwongere rwose. Mufatire urageze murekure nakangaye rwose, urageze murekure asiga ni mubarekure basangire hano uwo mugenzi uko ni uko gutomerana cyaka cyane cyose. Mbere na mbere mbanje kubashimira icyicaro muduhaye n'amazimano. Muri make rero wagira ngo twumvikane, nyakubahwa Mulisa, nagira ngo ubwo twari tuvuye hariya mu nzu y'abana, bagira ngo tubabwire umuhango umaze gukora. Ubwo twari kumwe n'ababyeyi hano ndetse n'abagabo twari turi kumwe, murabizi ko uyu munsi wari umunsi mwiza w'ibirori twiriwemo. Habaye gusaba, haba gukwa, haba gushyingirwa. N'uyu mwanya rero ibirori bikaba byari bigikomeza. Nibyo nakubwiraga rero ngo umwanya twari turimo hariya haruguru wari umwanya wo gutwikurura abana bacu Safari na Anne. Twajyanye n'ababyeyi baha abana amata, Anne na Safari nabo barabatwikurura, tubagezaho n'ibyangombwa birimo ibikoresho
umuhango rero wo gutwikurura ukaba ari umuhango ari ikimenyetso cyiza cyo kugira ngo abana bacu ejo bazajye ku murimo. Nibyo rero twabiberetse ubu ngubu umuhango tuvuyemo, tukaba abana bacu bemerewe ejo kuba bajya ku murimo, kandi murabizi niyo iterambere ryacu rigeze, akaba ari wo muhango rero twari turimo. Nyakubahwa Mulisa rero ijambo ryiza mwari mumpaye nkaba mbashimiye, murakoze. uko bivuze natwe turabashimiye igitekerezo cyanyu cyabazaniye uyu munsi ni cyiza nk'uko abibabwiye. Rero umuryango bazanye na Didaste baraje bazana urugo rwa Safari, urugo rwa Safari bazaniwe n'igikorwa babwiye, barababwiye ati tugeze mu nzu duha abana amata. Si ibyo gusa, baranabaremeye remera imbuto, ariko n'ijambo rya gikuru bababwiye ryiza uko mu kinyarwanda bigenda, twikurura kuri umugeni umukuye mu rwari akajya ahagaragara. Niyo mpamvu mwumvise rero imbyino ituruka hariya bishimye, ba nyir'urugo baturi imbere ni abantu bamaze isoni, baje imbere hano kugira ngo dusangire banatwakire mu gihe hano hari abagaragu bamaranye iminsi bafite babagezaho ikintu, ariko ubu ngubu natwe tugiye imbere yabo bajye batwakira, uze hano aje kubasura aba aribo bamwakira mu rugo rwabo. Agize ati rero ni iterambere, ibyo koko kera umuntu yamaraga igihe mu rwari kirekire, ariko ubu ngubu iyo umuntu amaze igihe abataye igihe, abataye ibikorwa, hari igihe biba bitakaye, kandi urugo tuba twabifurije ari urugo rwiza. Nicyo rero kuvana umugore mu rwari, ariko akenshi hari abajya babikora bagatwikira n'umugabo, ariko nta mugabo ujya warikwa ubundi abyuka ajya kuragira no gushokera inka gutyo. Nagira ngo rero uwo muco wo kujya babashyira mu mwenda w'iwe burya ntabwo ari byo, ubundi umukobwa niwe ujya barika, niko byagenze. Basanze iwacu mu muco tuwuzi, ariko twabigenje. Safari rero n'umugore wawe nabonye umuryango ubahaye uburenganzira bwo kugira ngo mwakire abantu muri uru rugo, ababasanga abana. Amata nicyo bivuga, ni ukwakira abana, abakuru mukabakiriza ikibakwiye. Uriya mwana w'umukobwa n'umuhungu ni ukubifuriza ibitsina byombi. Umuryango turashimiye ko wifurije, natwe kandi igihe cyose twamaze dutekereza kubaka urugo nicyo twavugaga. Ubu rero uburenganzira ni ubwanyu muri uru rugo, turashimira umuryango bageze bakuru. Ndabona ibindi bagira ngo sabe Didaste ko n'igihe azashakira gutaha, urabizi iwacu tugomba gutarama tukanabyukurutsa. Nyuma y'aho ngaho nusezera uzadushimire ababyeyi, inshuti, umuryango wacu wadushingiye. Maze rero aka kanya ibyishimo dufite kwa Safari nta ababirondora, ni makeya. Dushimiye igikorwa cyiza mukoze, nk'uko mubigize vuba kugira ngo abana bacu batere imbere. Imbuto rero bazibonye, icyo tubabwiye ntabwo azaba ari izo kurya gusa cyangwa zo kwakira abaza aha ngaha, zigomba no gutuburwa. Rero ni uguhinga, niyo mirimo wabahaye bakomeze. Simbara z'isuka, ariko hari n'ibindi, hari n'uburyo babikora bya kijyambere bikajya imbere kubera ko bahawe imirimo. N'ibyo rero ikindi ubwo ni ukuvuga ntiharirwe umuntu. Numvise abantu benshi bakunda kuvuga ngo umufasha, umugore wawe ntuzamugire umufasha. Oya, burya ni umugore, ijambo ni umugore, ko twakomeje kubivuga tujye tubivuga. Umufasha ubundi hari ijambo bamuvuga ngo ni umuyede, ugasanga araterura za rukarakara amatafari ahereza, ibiremereye akaba ari ubyikorera, undi akatunganya gusa agashyira ku murongo. Ntazaremererwe rero nk'uko babikoze. Ibintu nimufatanye, ube umugabo abe umugore,
ibyo nibyo byiza turabashimiye murakoze ahasigaye ngira ngo MCC ngiye kumuvugira ibyo yagombaga kuvuga akanya wenda safaraza kukabona mu kanya ntabwo wajya gutumvisha ibyishimo afite mu rugo rwe ariko nabanza rero uburyo yakira abantu ku giti cye MC gatoya nzeyi igira inashenge ngongorere gatoya mubwira uko nagukunze mwiza umusaza murara kugendera ku kabando usigaye ncumbagira ariko nkabashima Imana ngerera iki gihe ngicumbagira umbabarire ntabwo nigeze kubaza izina ryawe kandi nanjye ntiwambajije iryanjye ariko je ndakubwira ko nitwa Ruzinandereye ariko Musaidizi urakoze cyane rero Musaidizi n'abagenzi bawe mwazanye mwakoze ubu mu gihe muheruka inaha nari mfite inka zikamwa mfite inyana mu kiraro izo nka zarirwaga zabira umukobwa wanjye ari mu nzu atinya atagaragara ndashaka kubera ko nigira inkono kijigo ndashaka igishirira nka burongitima kandi ahari rero ugenda ushimira umuryango wanyu uti murakoze mumuhaye amaboko mwarayamuhaye ubategeye gutuma igishirira agiye kubona urunyera ubwatsi n'uko kamase y'inka mu gihe abashumba badahari murakoze cyane n'iryo jambo navugaga mwongera kubwira n'umuhungu wanje mwana wanje warakoze naragushimye uyu munsi nibwo nabonye umugeni wa n'iminsi mumaranye yabaga ari aho ngaho ntinya mpunga ariko nawe wa mukobwa we utangira ntinyuke kandi ubwo ntinyuke akira akagira kandi ntinyuka rero uzanywa amata ntuzarara amata na rimwe n'umunsi n'umwe ubu ugiye kwahirira inyana ukukira inka nanjye umenye murakoze ntabwo nari nzi izina rye ntabwo nari mbizi kandi ngira ngo amaze nk'amezi 2 cyangwa 3 ari mu rugo iwanjye ariko ntamubona none Imana irakoze umuryango we ari we waje umushyize ahagaragara agiye kwahira inyana aziwe ubwatsi murakoze cyane n'ibyo nababwiraga mugende mubashimire abandi muranga umutima wacu turanezerewe cyane ko Imana yadukoreye ubukwe iradushyigikira ku buryo bwose mu by'ukuri turabanza gushima Imana ariko tugashima namwe kuko mwabigizemo uruhare rukomeye Imana iyo itabashoboza ntabwo twajyaga kugera kuri ibi ariko yabanye natwe irabakoresha natwe iradukoresha tugerageza gukora ubukwe twavuga ngo ni bwiza kuko nabonye muri ku ruhande rwanjye ari bwiza ku kibazo ijambo rero ubundi rikubiyemo andi magambo yose mu gushimira ndabashimiye sinzi ikintu nabaha ntabwo mfite icyo naha abantu bangana nkamwe n'abandi bari muri sale bagiye bavuga amagambo atandukanye ntabwo mfite ikintu nabaha ariko ndabizeza ko nzajya ngerageza kubabanira neza ngerageza ibishoboka byose ngerageze mbabane icyo numva gishoboka ngomba gukora ubwo rero nk'umuryango wanjye na madamu urabona ko nari umwe ariko ubu twabaye 2 ibi bintu biba bitoroshye ubu sitati zacu zose zahindutse kuko njye nari umusiribateri nawe ari umusiribateri ariko ubu twabaye umuryango umwe muzajya mutugana dusura nk'umuryango tukabazimanira tukabaganiriza namwe tukabasura nk'uko umuryango tugiye kubaka
umuryango turashaka kuwubakira gushaka abantu cyane kuruta gushaka ibintu, kuko iyo ufite abantu uba ufite n'amaboko. Muri ubu bukwe, impamvu mvuze iryo jambo, muri ubu bukwe twabupanze ndimo kubaka. Tangije kubaka, murumva kubaka ugahita utangira n'umushinga w'ubukwe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko umushinga wo kubaka nabanje ndubaka, maze gukora iby'ibanze, ndavuga ngo nshyizeho gahunda y'ubukwe. Nshyiraho kuko nari mfite icyerekezo kivuga ngo muri 2020 ngomba kuba mfite umugore nubatse ndi umugabo. Niko mu cyerekezo nari mfite. Ubwo rero twashyizeho gahunda y'ubukwe, ndavuga ni nta kundi ugomba kuba. Bamubabwira abantu rero, Imana yagiye ikoresha abantu ukabona umuntu rwose ibintu byabayemo abantu kuruta kuba mugewe cyane, kuko byageze ku munota wa nyuma kwa gatanu nari mfite akazi, ntabwo nigeze mfata konje. Bya bindi umuntu avuga ngo arafata konje igihe cyo gutegura ubukwe, ntabwo uwo mwanya nawubonye kuko mba mfite akazi kenshi, ntabwo nigeze mbona uwo mwanya. Ubwo rero impamvu uvuga ngo ni abantu, navaga mu kazi nka 3:00 saa 4, abantu nkasanga bateranye barimo baravuga iby'ubukwe bwanjye, ukabona biraba. Inama ya mbere nabonye abantu 20, kandi muzi ko banareba, muzi ko kugira ngo ubone n'abantu barenze 5 mu nama ya mbere aba ari ikintu gikomeye. Ku nama ya kabiri tubona abantu biyongereye, ku nama ya gatatu gutyo. Ubwo rero nkabona n'imbaraga z'abantu bagiye babishyira. Ni ukuri mbasabiye umugisha utagabanyije kugira ngo Imana izabaho umugisha, kuko njye nta kindi kintu numva naba. Ntizingiye mu magambo rero, amazi yatemye ageze kure kandi abantu bakeneye kuruhuka birumvikana. Ntabwo turi buze kwizinga mu magambo, ariko ntabwo niharira ijambo. Muri iki gihe murabizi ko gahunda ari ukumvikana tugatanga 50-50. Munyemerere mpe na madame ijambo kugira ngo bityo ababwira. Murakoze. Ubwo rero turabashimira cyane nk'umuryango mushya uvutse. Ukuri tubasabiye umugisha, namwe mukomeze mudusengere. Uru ni urugamba tugiyemo, urugamba rw'iterambere mu mibereho byose. Tugomba kubaka ibintu bigakomera. Ubwo rero mukomeze mudusengere kugira ngo nibyo tumaze guteramo intambwe tuzatere n'indi ntambwe ikurikiraho. Muza amagambo, ndabashimiye mu ijambo rimwe ry'ubuyobozi. Nende wamubwira nti n'ubu ndacyagushimira icyicaro cyiza waduhaye n'amazimano waduhaye. Mu by'ukuri nanjye ndishimye kandi ndanezerewe kuba twakiriye mu rugo rw'abana bacu, kandi tukaba dusanze bameze neza, kandi na Safari bakaba bameze neza. Ngira ngo muzehe yabivuze neza ati aba bana bari bamaze amezi 2 ariko ntababona. Muzehe ngira ngo wababonye kandi bameze neza. Nanjye ndagushimiye cyane. Nifuzaga rero gutaramana namwe, ariko murabona ko ndi kumwe n'ababyeyi basize abana, ndetse natwe hari abo twasize mu rugo bakeneye kumva ubutumwa bwiza. kandi ngira ngo murabizi umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye. Wanagira ngo rero ngusabe usezerere ujye kuvuga ubwo butumwa. Murakoze cyane. Imbere hose tubashimira. Iyo mwana yabaga ntahari, abangaba yabaga hari n'abandi tuzi iwanyu rero twaje tubasaba. Ibyiciro turimo nuko mwaduhaye. Icyo wasaba umuntu yakwima naba ari ndashima. Abikwemereye rero kandi tugutumye ko udushimira abo wasize inyuma nawe ujye gusohoza ubutumwa. Babwire ko natwe mu gitaramo dusigaramo dusigara tutaramye tubavuga ibigwi, tuvuga ubuntu bwanyu bwiza, urukundo mudukunda.
urugwiro mugira rwo kutwakira twabasaba mukaduha ubwo murobesheho ntabwo turi bwinegure turishima kuko ibyaturutse iwanyu byose ari byiza ijambo twaganira ari ryiza rero ushobora kutunyura rero biragubyumvanye n'abana bawe abana bacu byumvanye aho wageze noneho nawe ko umusaza nyiri urugo mukuru w'umuryango yumvisha ibyishimo afite n'imbaraga ziyongereye ubwo ugeze kuri n'akariya kabando yavugaga azagafasha hasi cyangwa no mu kanya nawe yataratse yivuge icyo ni igitaramo gihora iwacu maze rero reka nsabe abantu twafatanye abana bari hariya abantu bari intamba maze ngo nyigugezeho igihe nikigera ushatse nishaka ngita agashimuracumu ubwo wakwicara ugasomaho igihe nikigera wumva amasaha ari bukugezeyo kugusezerera sinabyanga sinakwima kujya gusoma ubutumwa ugende hanyuma uradusohoreza muri iyi ntamba rero singiye kuvuga gutya inaha turabizi nta mazina y'inka ntabwo tujya tuvuga ay'intamba niyo tuvuga maze ugende amahoro wigendera rwose hanyuma niba wumva itakwambutsa ku burenzi hanyuma reka usangire reka nta mpamvu isangira ubwo dusangiye twajyana reka urakoze cyane rero nta mpamvu isangira murakoze cyane yego ngira ngo abaherekeza bicaye ngira ngo abo twagendanye kandi murabyumva murakoze cyane turabashimiye reka naje nk'umusaza ndashaka gutuma uriya mwana twavuze ko tumaranye amezi 3 ubwo nibo baramukumbuye ubutumwa utwara ugenda ubabwira uti mwihangane namwe muzi ko mufite urukumbuzi hanyuma y'ibyumweru 3 nabo tuzamwohereza kubaramutsa urebe n'umukwe wanyu niryo nabatumaga nta rindi murakoze cyane